iyo ureba ibi byose bakoresha umunsi bava mu Giputa, Imana yabwiye abanyegiputa ngo mubahe ibyanyu nizo bakoze mu iri. Nuko ku ihema ryavuye muri Afurika, presence y'Imana ni muri Afurika. Ndabasuhuza bene data mudukurikira mwese, ndagira ngo mbabwire gato hano turi ku ihema. Aha mubona iki ni igicaniro cy'umuringa, nkuko mubibona. Aha niho binjiza igitambo, icyo gitambo bakakibaga, barangiza bagashira amaraso kuri aya mahembe korane. Iki gicaniro cy'umuringa cyasobanuraga urubanza. Iyo bavaga ku gicaniro cy'umuringa iyo bavuye aho baza ku ikarabiro, ngo igicaniro cy'umuringa no kuza ku ikarabiro aho bakarabaga ibyaha nako abatambye kugira ngo babashe gukora umurimo. Kuba bakoze amaraso hariya ku gicaniro barakarabaga. Mu buryo bw'umwuka bivuze ibintu bibiri. Ijambo rya mbere nuko hariya hari amaraso agaragaza amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu. Aha hari amazi, aya mazi bayavomaga ku isoko, ntabwo bakarabishaga amazi yanduye, kandi bagomba kuba bayakuye directement mu isoko. Iyo mpamvu Yesu avuga ngo we ni isoko y'amazi. Iyo uje hano ku ihema rero uhasanga inkingi eshanu mbere yuko winjira. Izi nkingi uko ari eshanu zasobanuraga imirimo itanu y'intumwa bazakora. Ari intumwa, umuhanuzi, umuvugabutumwa. Murabona ko ariyo nini kandi ndende, bazavuga amakuru ya Yesu, ndetse n'umwigisha n'umushumba hano. Hanyuma rero mukaza kwinjira, binjira abatambyi bajya gutambira abantu. Aha hasigaraga Abalewi, kuko bareba akazi kabo kwari ukuvoma amazi. Niko kari akazi kabo, buri mwanya bajya kuvoma amazi bagaruka, kugira ngo abatambyi babashe kwinjira babashe gukora. Murabona ko iyi rido iri aha irimo uturabo dutandukanye. Buri rurabo rwose cyangwa se buri kulere yose yari yaravuzwe n'Imana ifite ikivuze. Urabona harimo ibitandukanye, ariko cyane cyane bayita ngo ni umutuku wa kabayonga. Naho muri Yesaya havuga ngo ibyaha byanyu n'ubwo byatukura tukutuku, bashobora kubyeza bigasa na sherege. Murabona ko harimo amabara, hari umweru, hari umutuku n'ibindi. Bavaga aho rero binjira ahera. Murabona ko bashiragamo ibiti, ibi ni ibiti ariko bayagishagaho zahabu. Urebye bashiragaho ibice bitanu bivuga nanone ya mirimo itanu y'intumwa. Igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, igihe cyose umuvuga gutumwa cyabaga gifite meziri itandukanye n'iy'abandi, kuzamuka kugera hejuru. Iki ni igicaniro cy'izahabu. Igitangira cyinjira ni igicaniro cy'umuringa kivuga jijeba umunyazaha, ariko aza kwegera aha yamaze kuba umuntu wemewe n'Imana kugira ngo amasengesho ye abashe kugenda. Ni igicaniro cya zahabu, bivuga ngo hariya yari mu rubanza, ariko aha yejejwe n'Imana. Iyo ureba rero aho igicaniro cy'izahabu kiri n'icy'umuringa, iruhande rwacyo turabona igicaniro cy'amatabaza 7. Iruhande rwaho hari imitsima 12 iri kuri aya meza kumurikirwamo. Ibi bikoze byose ubona n'umusaraba. Ibi byerekana umusaraba ucungurwa. Hanyuma hari umutambyi Aroni winjiraga rimwe mu mwaka. Abalewi ntibinjiraga, bakinjira hariya nza kuberekanaho enye zitandukanye n'uwinjira. Izi nkingi enye zisobanuye abakerubi 4 cyangwa se ibizima 4. Ikizima cy'umuntu, ikizima cy'intare, ikizima egre, ikizu n'ikizima cy'ikimasa. Kugira ngo ugere ku ndebe y'Imana ugomba kwinjira mu bizima 4. Aho Bibiri ivuga ngo ubu none dushobora kumureba tudatwikiriye. Muri inyegamo niho twinjira ahera hahera. Kumuramyi rero, aya ni amaraso baminjagiraga,
nibyo Paul avuga ngo ndasa n'ibigiye gusukwa ku gicaniro. Aha nahera no kuvuga ngo ubutanze sacrifice ni hamwe Bibiri ivuga ngo mutange imibiri ibe ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Gitandukanye n'icyo hanze. Aha umutima wawe wose, inguni enye z'umutima wawe zose uzerekera Imana. Imana ikaba igutegeka kandi ikakuyobora. Rero nahera ahera iyi ni intebe y'imbonganiro cyangwa se intebe y'imbabazi. Ariko urabona ko abakerubi babiri bayitwikiriye. Aba bakerubi nibo babuzaga Adamu kwinjira muri Edeni amaze gukora icyaha. Ushobora kwinjira ku ntebe y'Imana irakwica. Aba bakerubi rero bazaga muri isanduku harimo ibintu bitatu. Harimo inkoni ya Aroni yarabije, harimo igisate cy'amabuye kiriho amategeko, harimo n'amano baryaga mu butayu. Nibizo nyine byana umutambyi ntiyazaga gusenga, yinjiraga harimwe azanye ibyaha nationale n'ibyo akikorera ibyaha by'igihugu cyose rimwe mu mwaka. Ariko hariya ho ni umuntu wazanaga ibyaha bye bakamutambira, ariko aha ni rimwe asabira igihugu cyose. Niyo bita Yom Kippur. Yome ni umunsi, Kippur ni ukwihana, umunsi wo kwihana. Ibi nibyo byabaga aha muri iyo seremoni. Yesu rero we icyo yakoze yakuyeho yirida amaze gupfa. Bivuga ngo buri muntu wese yagera ku ntebe y'Imana, wagera mu ahera hahera. Iyo umuntu arimo asenga ariko iriya hanze abakiri asa n'uri mu isi ufite contact n'isi, ariko yinjira ahera akagira contact nawe ubwe, introspection. Ariko iyo ugeze aha ugira contact n'Imana. Imana ubwayo akaba ari ubwira uramya uhimbaza nta kindi. Ariko hariya ni wowe wenyine intege nke zawe wereka Imana no kuyikumbuye no kuyikene icyo uyishakaho ndetse no kwinginga. Ariko ntawuza kwinginguza kuramya Imana. Kuva Yesu yakuraho rido tugera aha turamya Imana. Igihe cyose uzumva umuntu asenga arimo aramya Imana mu buryo bw'umwuka aba yageze aho. Ariko umuntu natangira ngo Mana mbika Imana kiza bariya menya ko ari hariya. Donc cyane cyane iyo yivugaho yishaka asaba Imana imugirire neza abaraho. Imana ibahumuje aturi yotuvat muri iki gice niho bwa mbere Imana yahisemo Abalewi. Yari yarahisemo Isirayeli yose kwibera imfura, ariko bamaze kuramya ikimasa Imana irejeta Isirayeli ibwira Mose ngo ndabica. Mose aravuga ngo hanyuma Mose arahagarara aravuga ngo ni bande bemeye kubana nanjye cyangwa se bemeye kuba ku ruhande rw'Imana. Isirayeli yose iratikika, haza Abalewi bene kuko yari umulewi baramwigira twe turemera. Uwo munsi Abalewi bemererwa kwinjira hariya. Abari b'Imana igira imfura yo gukorera Imana iba remplace na Isirayeli yose, kuko muri Exode 19 Bibiri yavuga ngo mwese nabagize ishanga ry'abami n'abatanga yari Isirayeli yose. Ariko aha niho yakuyeho iryo sezerano ishiraho Abalewi.